Ambassadeur Polisi Denis, Bwana Janvier Forongo, Madame Francine Rutazana, Cheikh Saleh Nshimiyimana na Bwana Lion Manzi ni abatumire b'ingirikwiye baraganira ku makimbirane yo mu gihugu cya Iran. Iyi ni ingirikwiye. Murakaza neza. Mu mateka yacu twahuye n'ikibazo cyo kurebera kandi tuzi aho byatugejeje. Uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi nk'urwagaragaye mu Rwanda turarusanga no mu tundi duce tw'isi. Twifashishije amasomo dukura mu mateka yacu twiyemeje kutarebera. Niyo mpamvu tubaza abatumire bacu namwe mudukurikira tuti turamutse tubifitiye ubushobozi ni iyihe nama twagira abaturage ba Iran kugira ngo bagere ku mahoro arambye. Abatumire baje kudufasha gusubiza iki kibazo ni Madame Francine Rutazana, umwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda no mu karere, Bwana Janvier Forongo, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Ibuka, Bwana Lion Imanzi, umuhanzi akaba n'umunyamakuru kuri Radio Contact FM, Cheikh Saleh Nshimiyimana, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda Amour, Ambassadeur Denis Polisi, umunyapolitiki akaba n'impuguke mu by'amakimbirane. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Kuva ingoma ya cyami yahirikwa hagashyirwaho ubutegetsi bugendera ku mahame ya Kisilamu muri 79, Iran ihawe akato n'umuryango mpuzamahanga, ku isonga hakaba hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iki gihe Israel iravuga ko ishobora kugaba igitero igamije gusenya ubushobozi bwa Iran bwo gukora ibitwaro bya kirimbuzi ngo byaba bifitwe n'icyo gihugu. Mu gihugu hagati abayobozi bakomeje gutsimbarara ku butegetsi bahohotera abatavuga rumwe nabo kandi bakandamiza abaturage muri rusange. Ese byagenze bite kugira ngo Iran irinde igeraho? Kuvaho Ayatollah Khomeini apfiriye mu mwaka w'1989, politike ya Iran yaranzwe n'amakimbirane hagati y'abadakunda ko ibintu bihinduka n'abavuga ko baharanira impinduramatwara. Itorwa rya Mohammad Ahmadinejad ku mwanya wa perezida wa Iran mu mwaka w'2005 byongereye ingufu abadashaka impinduka, maze rishyigikirwa n'ubuyobozi w'ikirenga Ayatollah Khomeini wemezaga ko ari igisubizo cy'Imana. Ahmadinejad ni intagondwa yemeza ko ari umuyobozi waturutse mu baturage basanzwe. Yatangiye yizeza ko azarwanya ruswa kandi azaba hafi y'abakene. Ahmadinejad yemera cyane impinduramatwara ya Kisilamu, akaba yarijeje ko azakomeza gushimangira amahame remezo yayo, dore ko yigeze kuba umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe w'ingabo za Revolutionary Guards, akaba yaranarwanye nk'umukorerabushake mu ntambara ya Iran na Iraq mu mwaka w'1980 kugeza mu 1988. Kuva kimara gutorwa, Ahmadinejad yahungabanyije abatuye isi bitewe n'uko igihugu cye cya Iran cyatangiye gukekwaho ko cyaba gikora intwaro za kirimbuzi za nuclear. Bitewe kandi n'ukuntu hakana jenoside yakorewe abayahudi n'ibikorwa bye by'iterabwoba kuri leta ya Israel. Ibyahoze bifatwa nk'amagambo biza gushimangirwa n'ingengabitekerezo isenya ya Ahmadinejad. Kuba Ahmadinejad avuga ko ashishikajwe cyane n'igaruka ry'umuhanuzi w'idini ry'abayisilamu b'abashiya bita Mahdi, nabyo birimo ingengabitekerezo ishingiye ku buhanuzi bwa Kisilamu biganisha ku gitekerezo gisenya abo bita abanzi. Ahmadinejad arashishikariza abanya-Iran kwitegura igaruka rya Mahdi kuko byatuma igihugu cyabo kiba igihangange kandi giteye imbere mu muryango wa Kisilamu. Abayobozi b'uwo muryango w'abayisilamu b'abashiya bakaba biteguye kurangiza intambara zose na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel n'inshuti zayo zirimo n'abayobozi b'Abarabu. Imyivumbagatanyo imaze iminsi ibera mu bihugu by'Abarabu, abategetsi ba Iran bayisobanura bavuga ko kuzuzwa ko byavuzwe bikaba ikimenyetso cy'uko intambara ikaze iri hafi gutangira, nabo bakaba bafite inshingano yo kwiyobora. Ibi biteye impungenge ko Iran yakwifashisha intwaro za kirimbuzi maze igakurura intambara y'isi ikaze yitwaje ko ari uburyo bwo kwirinda. Mwarebye hari amashusho agaragaza amateka ya Iran n'uburyo kiriya gihugu cyanyuze mu makimbirane naho kigeze. Nagira ngo noneho buri wese nk'umuntu ku giti cye ambwira icyo yumva mu nteruro imwe cyamukoze ku mutima. Madame Rutazana. N'ukuntu abaturage bakira gihugu cya Iran bemeye ubuyobozi uko bwari bumeze batitayeho ko bagiye kubanza kwitekerezaho ngo barebe ikibanegeye. Kumva ko umuyobozi ahamagarira abaturage atemera ko jenoside yakorewe abayahudi yabayeho. Icyankoze ku mutima cyane cyane
niko umuyobozi wa politike yakwitabaza imyemerere y'idini kugira ngo ahamagarire abantu gutegereza ikintu adafitiye gihamya mu by'ukuri kidafite naho cyabageza kigaragara. Icyankoze ku mutima ni uburyo umuyobozi wa Irani avanga idini akarivanga na politiki, ariko ashaka kugira ngo arebe uburyo yakurura abantu ngo bamugeze ku ntego yiwe. Nuko umuntu wese ashaka gusobanura ibibazo arimo, ibibazo afite, ashakisha abandi hirya, si jyewe n'abandi babiteye. Murakoze. Turakomeza, turibuze no kugaruka ku mpaka zirambuye muri iki kiganiro. Nubwo amakimbirane yose agenda agira umwihariko wayo, ubushakashatsi bwagaragaje ko hari isano mu mitekerereze y'abari ku isonga ry'ubugizi bwa nabi bwibasira imbaga ku isi. Iyo sano ni uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi. Uyu munsi turarebera hamwe icyatumye Iran ihura n'ingorane ifite muri iki gihe, ariko mbere yaho tubanze turebe iyi film ngufi isobanura mu masegonda 100 uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi bwibasira imbaga. Ibimenyetso bishingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'abahanga ku bwicanyi bwibasiye imbaga na jenoside byo mu kinyejana cya 20 bigaragaza ko aya makimbirane yose asa nkaho atumvikana afite icyo ahuriyeho ku buryo butangaje. Ibibazo by'ubuzima bitera umutekano muke mu bantu. Iyo abantu bashakisha umutekano biremamo amatsinda. Amatsinda rero atangira gushyira ibibazo byabo ku bandi. Ibikomere byabo bitakize bibatera kwita abandi ba nyirabazana ibibazo bafite. Abari ku isonga mu kwita irindi tsinda ba nyirabazana nibo usanga bakunze kuyobora abandi. Abo nibo barema icyerekezo cy'ubuzima bwiza, maze bakagaragaza ko iri tsinda ari ryo mbogamizi ry'ibyo bashaka kugeraho. Guteshwa agaciro igihe kirekire biyobora umuntu mu bugizi bwa nabi. Kugirira abandi nabi bitera babikoze inkomanga ku mutima, kugira ngo bikize iyo nkomanga bishyiramo ko ibikorwa byabo biri mu kuri. Gukomeza kurebera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bituma bikora bumva bari mu kuri, bakumva bashyigikiwe. Amakimbirane n'ubugizi bwa nabi bikiyongera, intambara yatera ikorohereza jenoside gushoboka. Kugira ngo ukumire ikura ry'ubugizi bwa nabi, ni ngombwa gukira ihungabana nk'ibikomere bitakize bishobora gutuma hongera kuba ubundi bugizi bwa nabi. Kugira ngo dushobore kuba twagira inama abaturage ba Iran ku cyo bakora kugira ngo bagere ku mahoro arambye, tugomba kubanza gusesengura amakimbirane ya kiriya gihugu. Ibyo turabikora tugereranya amateka yacu n'uburyo Iran yaje kugwa mu kaga kayugarije muri iki gihe. Tumaze rero kurebera hamwe uruhererekane rushobora kuganisha ku bugizi bwa nabi, ndetse hajemo intambara umuntu arebye nabi bikaba byaganisha kuri jenoside. Ese turebye mu mateka y'u Rwanda n'ibiri muri Iran, hari isano tubona kuri ruriya ruhererekane, Ambasaderi President? Icyambere no abantu no kubashyira mu matsinda. Ukabashyira mu matsinda, bamwe bakaba abandi bakaba abandi bakaba. Iyo bamaze kugera ayo matsinda rero igisigaye ni ukuyagonganisha, hakabamo ibibazo. Kuko no mu Rwanda habayeho amatsinda y'abahutu, amatsinda y'abatutsi n'amatsinda y'abatwa, hanyuma baza kubagonganisha, nabo havamo ibibazo nk'ibyo, ndetse twebwe byatugejeje kure tugeza kuri jenoside. Hari irindi sano mubona bwana Front? Ubuyobozi bubi bwarabaye muri iki gihugu, gucamwa abaturage ibice. Hariya deja uri aragaragara ko ikidashingiye ku idini ya Isilamu ubwo yageze mu gutegura, ahubwo yatangiye gutegura, yarangije gucamo abantu ibice. Ni ukuvuga ngo abo ngabo baziyumvamo ko ari ibitangaza cyane, barusha abandi agaciro, utabumva, utagendera muri gahunda zabo, utitabira idini ya Isilamu azaba abaye umwanzi. Ngira ngo kuba bitwaza ibitwaro bya kirimbuzi kugira ngo bazarimbure abanyayisirayeli, bakaba baragaragaje yuko batanemera jenoside y'abayahudi, nabyo ni ibintu ushobora kugereranya n'uburyo hano mu Rwanda iwacu abantu kugira ngo bagere kuri jenoside babanje gutesha agaciro abo bagiye kuyikorera. Muri Iran hari agatsiko kumvise nyine ko ariko gafite uburenganzira gashobora no gukandagira abandi, kakaba utemera ibyo kemera akaba agomba kuva mu nzira, akaba mbese akajya ku ruhande cyangwa akanicwa.
ibyo niko byagenze no muri iki gihugu. Agatsiko kamwe k'abahutu tuvuge kumvise ko ariko gafite uburenganzira, noneho karatangira kigezayo umuntu wese ushobora kuba atavuga nk'ibyo barimo kuvuga, kandi mu by'ukuri byaragaragaraga ko bibangamiye iryo tsinda rindi. Ikindi cya kabiri nabonyemo kandi nacyo kigaragara nk'icyabaye mu Rwanda, nuko nako gatsiko kabaye nk'agakandamizwa kageza gukamera nk'akabyemeye. Habanje kwigisha abantu ko hariho agatsiko k'abantu ba nyirabayazana, abantu badutera ibyo byago byose, ibyo bibazo byose, ko abo bantu bakandamijwe cyangwa se bavanweho, byaba igisubizo ku mibereho y'abaturage basanzwe. Usanga rero iryo sano rihari, ahubwo wenda umuntu akaza kuza gufata umwanya nyuma wo kwibaza ese n'ibyo byose byaturutse. Ambasaderi muri Iran baragerega bati abadashyigikiye revolution n'abanzi b'igihugu, n'abanzi ba Islam. Mu Rwanda wabigereranya n'iki mu mateka y'iki gihugu? Ubwicanyi bwabaye muri 59, 61, abatutsi babise inyangarwanda. Kubita inyangarwanda n'ibibera muri Iran, abo ngabo bavuga ko badatekereza rimwe, babita abasatani. Ni kimwe n'ibyabaye hano mu Rwanda. Yego. Bashakisha hari igihe habayeho ibyitso by'inyenzi, yari amaze kuvuga ko abantu babatesheje agaciro, babagira gute, babise n'inyenzi. Babita inyenzi nyine, umva kubwira umuntu kwica inyenzi, ukandagira inyenzi, niko n'ikintu ubu umuntu bamuvanyeho, utitabiriye gahunda zabo, utari muri porogaramu zabo, bakamwita umwanzi w'igihugu. Ikibazo cyo kurebera cyagaragaye muri Iran no mu Rwanda cyaragaragaye. Kiriya kibazo ni nacyo mu kanya nashaka kuvuga ko geshima intervention y'Abanyamerika muri biriya, nuko badashobora kurebera ko abantu ikintu gitegurwa kugeza ubwo abantu bazarimbura abandi barimba. Iyo biba byarabaye bakaba barabikoze no mu Rwanda, Abanyarwanda ntibashire barebera. Kuvuga ko Abanyamerika batarebera kwa bari ukubona ibibazo ku buryo buri buto cyane, aho bafite inyungu nyinshi. Icyo gihe bajya kurwanira inyungu zabo, atari ukugera no kurwanira uburenganzira bwabo. Uzi ko mu Rwanda jenoside iba, Bill Clinton yabujije Abanyamerika kuvuga jenoside. Hano bararebereye ni ukuvuga ngo u Rwanda nta nyungu nini bari bahafite. Ariko hari abandi bafite imbaraga bashobora kuba abana bagira icyo bakora kandi bumvikana na Iran, Uburusiya, Abashinwa. Njye ntekereza yuko uwo ari we wese hariya aba arengera inyungu ze. Ubushinwa n'Uburusiya icyo birengera hariya nabo ni inyungu zabo. Ni ukuvuga ngo rero niba Abashinwa ari bo baparteneri bakomeye ba Iran, bagomba gukoresha uko bashoboye kugira ngo baharanire inyungu zabo hariya. Ni nayo mpamvu gukora intervention zo kugira ngo babuze Iran ibikorwa bibi rimwe na rimwe biba bigoranye, cyane ko nk'Abarusiya biriya bintu bya nuclear twumva yuko ari bo babibafashamo, kandi iyo babibafashamo hari ishoramari baba barimo bakora muri icyo gihe. Tugaruke ku nsanganyamatsiko y'iki kiganiro. Twabonye ko hari imvugo isenya ikoreshwa cyane. Ni imvugo bakoresha bashingiye ku mibereho mibi abantu baba barimo muri icyo gihe, none bagashaka kumvisha yuko iyo mibereho mibi ishobora kuba yaratewe n'abo bantu, cyangwa se ko yahindukamo myiza abo bantu bavuyeho. Waduha ingero zifatika, Madamu Rutazana? Navuga nk'igihe nk'inkotanyi zari ziteye, ukuntu bahise bavuga bati abatutsi bose bari mu Rwanda ni ibyitso, ni bene wabo babandi. Noneho icyo bakoze ni iki? Ni ugushakisha uburyo bwose umuntu wese witwaga umututsi cyangwa undi wese waba ashyigikiye igitekerezo cyabo, n'ufite isura nk'iyabo, bakamushyira muri ako gatebo kandi bakamukurikirana kuzageza igihe bumvishije mugenzi uri iruhande utari waranabonye ko icyo gitekerezo agifite, bakamwumvisha ububi bwe, noneho bakamumuteza. Icyo ni igitekerezo gisenya. Ufatiye kuri icyo ngicyo icyakubaka noneho ni igiki? Ni ukwemerera undi muntu ubibona ukundi, akaba yagira ijambo abivugaho, noneho
abantu ntibabahuma amaso ngo bavuge ngo abaturage ninjije ngo ntacyo bamwe. Abaturage baba bazi icyo bashobora kubona cyiza n'icyabagirira cyiza, bakabareka bakagira icyo babivugaho. Nzi ko bibahaye uburenganzira barabivuga. Ese ubu ngubu hari ibitekerezo bisenya twareba hano mu Rwanda tukavuga tuti iki gitekerezo gishobora kuba gisenya ambasaderi polisi? Nagira ngo mbanze ngaruke ku kintu kimwe. Ibitekerezo bisenya iyo aba bitangira kandi bitangirwa n'abantu bazi ubwenge b'aba intellectuel baba berekana ko bibajyana heza. Yego. Iyo bigitangira bakwereka ko bijya heza. Ariko muri aho heza tugomba kujya hariho inzitizi tugomba kwikiza. Bakareba bati bariya ririya tsinda turyikijije twajya heza. Ingengabitekerezo nziza ni ingengabitekerezo ishakisha iterambere rya buri wese. Ni ingengabitekerezo ishaka uburyo babana neza. Reka noneho mubaze ikibazo nari nkubajije ukansubiza ikindi. Hano mu gihugu hari ingengabitekerezo zisenya twaba tugifite, zigihari, zitarahava neza? Ndamutse mvuze ko ntazihari naba nibeshye cyane, kuko nubwo tutavuga ko ziri mu gihugu hagati, hari igihe zishobora no guturuka hanze ariko zikagenda zisanga abanyagihugu. Ingero? Urugero nk'iyo kuri iyi saha umuntu yihanukiye akavuga ati mu Rwanda nubwo bavuga ngo hariho imiyoborere myiza, ariko ubutegetsi bwihariwe n'agatsiko k'abatutsi gusa, mu by'ukuri icyo kintu ngiye numva yuko ari ingengabitekerezo kandi mbi. Turabigarukaho mu kanya mu buryo burambuye. Tumaze kureba isano dukurikije rwa ruhererekane rushobora kuganisha ku bugizi bwa nabi muri rusange. Reka rero mu kanya twibande ku nsanganyamatsiko y'iki kiganiro. Kimwe mu bibazo by'ingutu byugarije Irani ni uko hari amakimbirane y'urudaca hagati y'icyo gihugu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Irani yemeza ko ibyo bihugu byombi ari byo bihagarariye ikibi ku isi kandi ko ikibi kigomba kurimburwa. Turaberukaho mu kanya mu buryo burambuye, ariko mureke tubanze turebere hamwe ukuntu umurongo w'ibitekerezo bisenya wagiye wigaragaza mu mateka y'isi.